Imana yanyeretse raporo y'ibyo muhaye itariki rwose anci intege zo gusenga anci intege ambwira nabi arambwira ngo abakozi b'Imana muri kuza hano mushaka indamo arambwira ngo shakoze niba ari igutumye izabikore ariko nibitaba igihe umbwiye nzamenya yuko nta muntu w'Imana ukiriho bamubwita ariko umugabo wazafungurirwaho nta nubwo nenzi kafunzwe naramubwiye ngo ndabona gereza iri mu rugo rwawe ariko itariki 2 mu ijoro hari Imana izakora tariki 2 z'ukwa 10 ambwira nabi rwose ndabyihanganira ariko ndi gushima Imana yuko yabikoze n'abandi bose mudafite kwizera mwongere mwizere yuko Yesu hari ibyo agiye kubohora ku buzima bwanyu. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho muherero hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe. Reka nshimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ari bwo bwa mbere ukayikanda ndavuze ngo Imana amahoro niguhe umugisha. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu ahubwo tuzajya dufata urugendo tukajya gusura abakozi b'Imana aho bari batandukanye. Ubahamagaze ni mu karere ka Musanze ariko ndi ku rugendo mabona ko mpetse igikapu ndi ku rugendo ngiye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera nta kindi kinjyanye ngiye kureba umukozi w'Imana witwa Dusabimana Alphonsina. Dusabimana Alphonsina ni umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ariko amavuta y'Uwiteka amuriho. Ikintu azwiho nuko we yafashe umwanya akagusengera impano Imana yamuhaye nuko akubwira itariki yibyo guhanuriye igihe bizasohorera. Tugiye kumureba rero kugira ngo tuganire n'ubundi twumve ibyo Imana iri kumukoresha. Reka ngusaba utangira ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Yego nkuko twababwiye yuko tugiye gusura umukozi w'Imana Dusabimana Alphonsina niwe uri imbere ya kamera nanjye nyuma ya kamera nitwa Tumimana Concord. Turabasuje cyane Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muherereye hose. Alphonsina ko morale yabaye nkeya warwaye turwara tubaga twaje duke ariko turi gushima Imana. Gusa ako karwara ntabwo kakubuza kuvugira Imana uko nkuzi nukuri pe ntabwo kambuza gukorera Imana. Reka dutangire n'isengesho rero. Turagushimye mwami Imana turagushimye kubera kuko waturinze izina ryawe nirihabwa icubahiro izina ryawe reka ryababere kubera kuko abanye natwe turabanyabyaha amamara kuko ukomeje kubana natwe komeza kuganza muri twe n'imitima yacu mu izina rya Yesu amen amen amen. Nasenga kijene nta kurazika usengeye ibiryo aho ni sawa cyane rwose abona gisengera ibiryo hangiza pe ukumva asenze nk'iminota nk'itatu kandi umuntu ashonje ngo ugasanga ntago umuntu ari mu mavuta to ubwo nge yarangiza narangije gukoramo akabari ibiryo bidasengeye nkazakwihanisha oya dahari ukuntu babyagize nyine ukagira ukaba wabona katinze akaba ari gusengera ibiryo akagera no ku bantu bose ukabanza wakoramo da oya ibintu byose ubundi ni ugukora vuba pe cyane rwose uvuga ngo ari ugusengera umurwayi ugasenga vuba ugategeka vuba kugira ngo akire vuba si byose cyane nugutegeka nose n'urugero ugiye gusengera umurwayi ararwaye yego uhise ugenda ngo Mana ngo dusengeye ibiryo turarya ngo dusengeye ubwo umurwayi ntiyaba ari kuremberamo ahubwo yahita apfira kimwe. Rose akenshi Alphonsina iyo ugiye gusengera umurwayi utangira ute?
njyewe ngiye gusengera umurwayi nta kindi mbanza gukora, sinarya sinanywa ntarasenga, ahubwo iyo ngiye kumusengera nkimara kumugeraho mpita ntangira nti Imana mu izina rya Yesu ubereye bose icyarimwe, n'uyu murwayi mubere hose impande zose. ukaba gasoje oya ngakomeza ngakubita igindi nkarizezengeza cyane nukuri. Nawe wajya gusengera ngo nawe wibaza uti Mana koko ndabigenza ute? Bijya bihaba rwose. Hari igihe ujya gusengera umuntu bitewe n'ukuntu uri kubona ameze, cyangwa bitewe n'imbaraga n'ukuntu uri kubona ufite imbaraga uwe n'ukuntu ari, ukabona ko ari Haleluya urikiriza, ikorasi urikiriza, ugacika intege ukabona utarabishobora rwose. Ariko hashimwe Data ujye utwambika imbaraga aho rukomeye. Ngero nigira ubwoba. Yego. Bampamagaye banza natinya kujya. Natwe nuko yaduhaye umwuka wo gutinyuka no gushira amanga. Naho natwe ntabwo aba ari twe, usibye Data atuvuyemo natwe ntago twabishobora. Nta muntu waguhamagara atujye gusengera umurwayi wagiye akavuga tumva nuva hana dakize. Urambona bitewe sate nuko ameze igitinyira afite. Yego. Aho nageze dabarangingiranya, ahandi ngezeyo turi abantu babiri. Tugezeyo turi gusengera, aratangira ajya mu mwuka, abadayimoni bamuvugiramo. Ababwiye umwe ati uvuye gusambana none nawe uje kunsengera. Ubwo noneho mbangiza ubwoba, ndanyonyomba wa wundi ndamusiga njya kwiherera. Ntuwiteka twumvikane, ntago nshaka kugira ngo umudayimoni abari wundondora. Ariko byarabaye ndasenga, kimara kumurambikaho ijambo ry'Imana. Yarambajije ngo urinde wowe uri kuntwika. Ndangije ndasenga, arivuga, dusiga umusore akiza ari muzima rwose, ariko wa wundi yarakubiswe ndamubwira ngo ntabwo ukwiye kujya gusengera umuntu uzi neza ko hari bigucira urubanza mu mutima rwose. Ubwo ibyiza niyo baguhamagaye ngo ujye gusengera umurwayi banza wiyeze. Ubanza wiyeza kuko ushobora kugerayo gatoya ibyari bimurimo bikakujyamo. Ubanza wiyeza rwose. Shakanda abadayimoni bararondora. Nako wakoze kera ukiri umwana. Byose arabikubwira ku murongo. Nusi ubwo umuntu yabaye yagisenze cyangwa yahise acaho. Yahise ataha. Nta kindi yari gukora, yahise ataha. Ndamubwira ahubwo ngaho genda utaza gutuma urugendo ruba nabi. Aragenda nsigara ndembetse ngenyine. Umuriro ndawucana, Uwiteka aramfasha guragurumira. Umudayimoni barazezengera arahiye rwose. Yabaye muzima rwose ubu ngubu nubwo atamvugisha, ariko nje nshima Data kuko yamukijije. Ndakuvugisha gute? Nene sisubizi neza yuko Yesu nawe yaravuze ngo murantabaza nkabumva, ariko namara kubasubiza mukantera umugongo. Nabo iyo bamaje gukira ibibembe bafite ntago bongera kutwiteza. Uwo muntu yararwaye gutyo uramusengera? Ndamusengera arakira ku buryo nanjye haraho nageze ijwi riranga, numva mu mutima wanjye numva ubwoba buranyishe, nibaza ukuntu umuntu agiye gupfa ndi kumureba, ariko aho byagejeje yarakize ntiyongera no kunyibuka rwose. Kunyibuka kamwe ati Alphonsine waramutse, ibyo birahagije nta bindi tuba dukeneye. Yego. Cyane uko mudaturanya atuye kure. Ntago atuye kure cyane kuko duhura kenshi. Ntago bivuze yuko atansuhuza, ahubwo nuko ubwo urugero arimo sindurimo, niyo mpamvu ngo amaboko ataresha ntago ajya aramukanya. Azareshya azifuza ko muramukanya wongeye guhura n'ibindi byago. Ariko hari igihe azabyifuza ntabashe kubibona. Ariko abantu niko bameze pe. Uvanga umuntu aragukenera ari mu kibazo, icyo kibazo yamara kukivamo umva ntiyongeye kukwiteza, akigendera rwose. Umuntu murakorana ukamugirira neza, hari ukumeze
yego warangiza uko wari umeze byakwanga. Ni urugero niba ari umucuruzi ufite butike akaba yaza gukamukopa, yego umva iyo butike yahomba, wagera mu rugo ntazongere no kugusuhuza. Birahari cyane rwose muri iyi si, ariko narangije kumenya neza yuko ntazakorera iyi si, ahubwo nzakorera ijuru nk'umuntu ushaka kuritaha. Barahari benshi twafatiye ibihe by'iminsi 3 twasengeraga ngo babone amamodoka, ngo babone urubyaro, ariko abo ngabo urugero bagezemo ubu nubwo napfukama nkabaramutsa ntago bakwemera ibiganza byanjye. Ntabwo bazi ubwenge sha. Njewe nkunda kuvuga pe, ndi kwifuriza abantu ngo Imana ibahe Simoni w'umunyekurene. Kuko Yesu yabanye na Simoni Petero. Yego. Yesu atubura amafi, Simoni Petero ararya. Atubura imigati, Simoni ararya. Agira ati ariko mu gihe yarageze mu kaga. Yego. Simoni Petero yaramwihakanye. Ariko Simoni w'umunyekurene batari baziranye amutwaza iki? Umusaraba. Bivuga ngo rero hari abo twabanye twakoreye neza baraduhemukira, ariko Imana ikaduhuza n'undi utatekerezaga, ukabona gukorera ibyo wifuzaga cyane rwose. Ubwo ngubwo bivuze ngo ibyo duhanzeho amaso sibyo, ahubwo ibyo tutazi nibyo byo. Yego. Nose tureke kugira neza kuko twagire neza baduhemukiye. Gira neza wigendere, ineza yawe uzayibukirwa kandi uzayihemberwa. Si ngombwa kuyihemberwa. Yego. Nuwo wayigiriye. Uzayihemberwa n'Uwiteka. Kandi Abanyarwanda bajyacu umugani ngugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Cyane rwose. Bango uwo mugani bawushyizeho bamaze kubona ko akeshi ugiriye umuntu neza atayikwitura, atakwishura. Ahubwo gasanga uyituwe n'Imana. Ikoresheje undi muntu. Cyane rwose. Nangize ngo tureke kugira neza. Oya, katugire neza twigendere, ineza yacu izibukwa. Nangize ngo nawe ureke gusengera abantu kuko hari abo wasengeye. Wasengeye bagakira kandi bakaba batakigusuhuza. Oya. Ngewe kuko atari bo bampamagaye. Yego. Ahubwo iyampamagaye ariyo impaye misiyo yo guhagarara. Nahagarara. Ariko kuko ariyo yampamagaye sinkwiye guhagarikwa ari umwana w'umuntu umpagaritse. Ahubwo data wampamagaye niwe uzi igihe n'isaha azavuga ngo ahagarikira aho ngaho, ariko ndakeka ntashidikanya yuko umurimo we ndawukomeje kandi nawe ntago azampagarika rwose. Ngize ngo abadukurikiye baguhamagaye ukabasengera, ubwo bazi yuko iki kiganiro uje kubasezera uti ngewe rwose nkurikije n'abantu nasengeye. Yego. Barwaye bagakira, cyase bafite ibibazo, bafite amadeni Imana ikabishyurira. Yego. Twaduhura bamwe ntibamvugisha. Ngewe rwose mbivuyemo. Oya rwose ndakomeje, nkomeje umurimo wa data. Nagize ngo uje kudusezera. Aya ntago nsezeye rwose. Yego. Oya gumamo. Mama ntabwo bisitaza bizabura. Yego. Mu rugendo rwose umuntu aba arimo ntabwo buri bimusitaza. Ntago byabura rwose. Ariko ntacyo icyo nzi ko umurimo w'Imana umva nta kizawubuza gukorwa. Ntacyo rwose. Yego. Ahandi se uretse abo ngabo twari gaciyemo abo batakikwiteza, ahandi mu murimo w'Imana bimeze? Ahandi mu murimo w'Imana ndashima Imana rwose. Muri kiriya cyumweru Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, aho nari ndi kubona ko nihebye. Erega nubwo dusenga turahanura ni ngombwa kandi data badutumye, ariko hari igihe umara guhanurira umuntu ugasigara ufite umushitsi mu mutima. Ariko Mana kari wowe untumye, ahari nibyo cyangwa sibyo, ariko ukumva uhinze umushitsi ugize ubwoba. Ngewe njya ngira amarira menshi ngashishikazwa no gukomeza gusengera ikintu nakubwiye kugira ngo data atankoza isoni, dore yuko iyo biramutse bitabaye burya umuntu avuga ati gutya na gutya, akavuga ngo umuhanuzi, ariko kuko Imana ikunda icubahiro ntabwo yakwemera kumwaza umuntu wayo. 10 Imana yakoze imirimo n'ibitangaza,
hari ibintu byari bikomeye bisa n'ibitoroshe ku bantu nari ndi gusengera barenze 4 ariko umunsi umwe umwuka buramfashe Imana irambwira ngo itariki 6 z'ukwezi kwa 10 ubwo mbibwira nyirabyo arangije arambwira ati rwemera mbibonye numva ngize ubwa mu mutima anci intege arambwira ngo ariko gute ibabwira gute numva nci intege ndangije ndapfukama numva amarira aratembye ku mutima ndavuga Fonsi buretse ako kantu gasubiremo neza ruvuga ngo twebwe pe nge nkuzi nk'umwana w'umukobwa uhanurira abantu akagira umwihariko wo kubabwira itariki bizasohoreraho yego numvise rutsikamije ku itariki mbwira neza niba hari uheruka guhanurira pe cyangwa se umbwira ukuntu byakira Imana ikubwiye umuntu ngo umubwire itariki ukayimubwira kandi bikanasohora ku iyo tariki. Ngewe Imana inyeretse urutonde nkaza kubona n'itariki nkayigushikiriza kimara kubikubwira bikimara gusohoka mu kanwa sigara mfite umushitsi mu mutima sigara nge mpangayikishijwe niyo tariki ntitaye data ukuntu abimbwiye nge ngasenga ariko hari umuntu Imana yanyeretse raporo y'ibye muhaye itariki rwose anci intege zo gusenga anci intege ambwira nabi arambwira ngo abakozi b'Imana muri kuza hano mushaka indamo arambwira ngo shakoze niba ari yigutumye izabikore ariko nibitaba igihe umbwiye nzamenya yuko nta muntu w'Imana ukiriho hata abakozi b'Imana nago mukiri mu mwuka akimara kumbwira guco numva umutima wanjye wuzuye agahinda numva umutima wanjye wuzuye amarira ndavuga ngo Uwiteka uba hari ntabwo uri kureba uyu muntu ntureba nibyo nkoreye kandi ngewe nari numva ko mfite kwizera narasenze niyiriza umunsi ndasenga mbwira Imana ndayibwira ngo bikomere cyangwa byorohe ndashaka kugira ngo iri atariki uziyubahisha itariki 2 umuntu yarampamagaye saa 7 za nijoro ubwo bwari bukeye kuwa 3 bwari bukeye ku wundi munsi ntandi kwibwa umunsi wari ryari ko bwari bukeye ubwo bwari bwakiye mu ndi munsi arampamagara arambwira ati cyakoze Imana ishimwe ati zisaha umugabo wanjye arangije kongeraho kuko bari baramufunze baramukatiye ndangije ndamubwira ngo iyaba waruzi neza yuko data wari wabivuze ari we wongeye kubikora wagashimye Imana arangije arambwira ngo bitewe ngo n'abakozi b'Imana ngo bamuriye amahere ngo barayamara ngo ubu nta kintu afite aravuga ngo nico cyatumye nkubwira ndi kugukanga kugira ngo n'Imana nibona yuko nakubwiye nabi izazinyemeza ibikore ati cyakoze nshimye Imana ati Imana inzaniye umugabo ati nibindi byose izabikora ati gusa ambara imbaraga ati kuko nakubwiye nabi sinatekerezaga ko nakwandikira WhatsApp ngo wongere kunsubiza ndamubwira ngo abana b'Imana ntabwo twatojwe gusubiza nabi ahubwo twatoje kubakira tukabahumuriza mwabyanga mwabyemera tukababwira ko Yesu akiri umwami wari mubwiye itariki umugabo wazafungurirwaho nta nubwo nenzi kafunzwe naramubwiye ngo ndabona gereza iri mu rugo rwawe ariko itariki 2 mu ijoro hari Imana izakora tariki 2 z'ukwa 10 ambwira nabi rwose ndabyihanganira ariko ndi gushima Imana yuko yabikoze n'abandi bose mudafite kwizera mwongere mwizere yuko Yesu hari ibyo agiye kubohora ku buzima bwanyu yego none se wowe wiyumva ute pe Imana ikubwiye itariki ukayibwira umuntu ikanabisohoza ubifata ute ngewe rwose ubwo baburenda kunyica uko mfukamye uko nsenze mba nzirikana ya tariki y'Imana yambwiye kuko abantu benshi baba bazi neza yuko ubundi hari igihe abantu baba bazi neza yuko ubwo uwo muvuganye nimba hari igihe umuntu ajya mumagara ati nsengera ariko nkumva nta misiyo yiwe mfite kamusengera mu masegonda gatarenza 5 kuko ndimo kumva ko mwuka wera atari kumunshikiriza ngo mufate ariko hari uwo biba ari ngombwa yaguhamagara ukumva mukimara kuvugana ukumva ntararikiye iby'ubuhanuzi ahubwo ararikiye kugira ngo byonyine uzamure isengesho arimo kubyumva ariko rwose iyo nkimara kumva itariki
mbonye liste iramanutse nkabona hari itariki mba numva mfite ubwa bwinshi mu mutima nkabaza ngo Mana iherezo ry'urugendo rizagenda gute ariko ndi gushima Imana nta munsi nagumwe data arankoze isoni ngambwira itariki areke kubisohoza ajya abikora rwose nje mba numiwe pe itariki rwose Mana gukomereza amaboko n'ukuri kw'Imana Mana nyambika imbaraga muri uru rugendo birakomeye inzira zirimo imishubi n'imifatangwe ariko data waduhamagaye ndi kumubwira ngo akomeza njye imbere nanjye mukurikire kuko ndi umunyantege nkeya cyane Imana ishimwe kandi gukomereze n'amaboko yego tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana ketse no hari ikindi uri kumva ushaka kuvuga cyangwa kivugira mu mwanya w'ijambo ry'Imana nta kibazo rwose reka dukora umurimo yego kuko data waduhamagaye n'ubundi ukakunda icyubahiro n'ijambo rye tugomba kuryitaho tukarikoresha neza hano hari umuririmbyi wa 88 ukunda kumfasha cyane aravuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga ngo njye musenga rwose iteka ntacyo nzamuburana yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha byanjye atuma nerade niwe ufite imbaraga zihagije zose zo gukiza ababembe zigakiza umutima ngo singire iciza nkora nibesherejeho n'ubuntu bwawe gusa nezwa n'amaraso de ngo nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye maze Yesu aranzura kandi niwe unkomeza ngo imbere ya ntebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyisikirize Yesu iyi ndirimbo muri iyi minsi irimo kumfasha cyane ngo numva Yesu anyemeza yuko mbuza imbaraga ngo njye musenga iteka ngo ntacyo nzamuburana munyamasengesho muvuga butumwa muhanuzi muririmbyi ongera wibuke yuko Yesu arimo kukwemeza ngo uzajye umusaba iteka ngo ntacyo uzamuburana mu bibazo mu kigeragezo urimo wongera ubwire Yesu yuko ubuza imbaraga zo kurwana n'abanzi zo kurwana n'imitego ongera wibuse data yuko hari ibiguciye intege mu rugendo kandi niwamara kumwibutsa azakwishurira ya myenda yose azakubabarira ibyaha byawe iyo Yesu yakugeze akakubabarira imyenda yawe asigaye irangire ariko aravuze ngo umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo numva Yesu anyemeza levo star imeni godetaye ngo yuko mbuze le star ya bonevo sikamaro ngo yuko mbuze imbaraga ngo ariko njye musenga iteka ngo kuko ntacyo nzamuburana ngo imbere ya ntebe ngo nzahagararayo ushobora guhagarara imbere y'Imana ujanye amashimwe wongera ubona amashimwe kuko hari ibyo Uwiteka yiteguye gukora ku buzima bwawe wongere ugwize ibihe byo gusenga wongere ugwize imbaraga wongere ugwize urukundo kugira ngo ukomeze ubone amashimwe ukomeze ubone umunezero kuko data waguhamagaye agambiriye kukugirira neza reka twihute dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohani ibice 21 umurongo waho wa mbere turahera ku mutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiyo ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiyo yiyereka rya ngo Simoni Petero na Toma witwaga Didomu na Natanayeli w'Ikana w'i Galileya bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nawe ngo nuko Simoni Petero aramubwira ati ngiye kuroba baramubwira bati natwe turajyana nawe barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe umuseke umaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ariko abigishwa ntibamenya ko ari we Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya baramusubiza bati ntacyo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata nuko barajugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari zibaye nyinshi reka twakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu ngo Yesu yiyeretse abigishwa be mu gihe byari bikomeye
ngo baraye bararoba bakesha ijoro barimo kuroba ngo ariko ntihagira n'ikintu na kimwe bafata. Yesu akimara kubereka birashoboka ko batahise bamubona, ngo ariko ngo Simoni Petero ngo yari yaraye aroba ntasho yafashe, ngo Yesu arangije ngo arabaza ngo yemwe bana banjye mufite icyo kurya, ngo baramubwira ngo ntacyo, kuko bari baraye baroba ariko nta kintu na kimwe bari bafashe. Hari igihe ukora umurimo ariko n'ibyo ukora n'ibyo ubona bikanyura mu ntoki ntihagire ikintu ubasha gufata mu biganza byawe. Hari igihe ugerageza gukora, ugerageza gucuruza, ugerageza kubona akazi ariko n'indamubonye bikanyura mu biganza ukabura icyo ukora ugatekereza, ariko ngera wibuke yuko Yesu ari kumwe nawe. Ngo Yesu arangije ngo arababwira ngo yemwe bana banje mufite icyo kurya, ngo baramusubiza ngo ntacyo. Arangije arababwira ngo jugunya urucundura, barangije bajugunya urucundura iburyo bw'ubwato. Bakimara kujugunya ngo ntibabasha gushobora gukurura ifi, ngo kuko zari zibaye nyinshi cyane. Ongera ujugunye mu mazi ikigeragezo uri kurwana nacyo, ongera ukijugunye Yesu acyakire. Nubwo ubona biguhanda bizagusiga uhagaze, nubwo ubona yuko bikubayeho karande, ariko Yesu arakubwiye ngo ongera ujugunye. Nimba akazi karabuze, ongera ujugunye urushundura wongera ubona akazi. Nimba warahinze kweza biranga, ongera ujugunye urushundura mu izina rya Yesu. Nimba hari ibibazo bitandukanye byagiye bikwigabiza, inshuti zikuvaho, ongera ujugunye urucundura, ongera ucuruza ujugunye urucundura, ongera ugira kwizera no guhamya, kuko Yesu arakubwiye ngo jugunya urucundura. Iyo ujugunye urucundura urafata, bamajije kujugunya bananirwa kuzamura, kuko indamu bari babonye byari bibaye byinshi. Ariko ndagushishikariza kugira ngo wongere ujugunye urucundura ubone gukora kw'Imana n'ukuboko kwabo. Yesu yarahagaze ntibamubona, ariko abanza yabagerera imbabazi ngo ariko bana banjye mufite icyo kurya. Hari igihe Yesu aza kugutabara agasanga aho uri ntabwo yahagutabarira, agasanga hari ibituma atakurengera. Reka mbabwira akantu gatoya, iki kintu gishobora gutuma Yesu aza akisubiraho kubera ukagusanze. Hari ibintu tugendana nabyo, buriya ururimi nirwo ruguhesha umugisha cyangwa rukaguhesha umuvumo, ariko Yesu ashobora kukubwira ngo nzaguha imodoka, ejo ukabibwira mugenzi wawe bikamubabaza ukaba wikozeho. Yesu yaza kuyiguha agasanga utaribikiye ibanga, yaza gusohoza isezerano agasanga waribwiye abandi bitari ngombwa, igakubika ibanga. Niwamara kuribika wongera ujugunye urucundura. Uru rucundura iyo urujugunye hari byinshi ufata bitari byagafatika. Hari indwara ziba zikuriho zigakira kuko wikubise mu kidendezi, ibyo byose bikakuvaho. Ndagushishikariza kugira ngo nkubwire ngo ongera wikubite mu kidendezi, kuko Yesu yiteguye kukwiyereka nshuti yanjye. Yesu yiteguye kukurwanirira. Wihanga amaso ku by'Yesu ubona, ahubwo hanga amaso ku by'Uwiteka, kuko Yesu yiteguye kuza kukwiyereka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego. Haracyari ibyiringiro yuko umuntu yakongera akajugunya urushundura mu nyanja. Yari yabuze uko aroba, ubundi akongera akagira ute? Akongera akaroba agafatisha. Uzi kujya imvugo y'iki gihe bakunda kumanga ukajya ku muhigo ukabura icyo ubona. Uzi kujya kuroba, uzi ngo urazanira abana bawe n'umugore amafi, umvuga ugakesha ijoro ntacyo wafashe. Ariko aho Yesu ageze biremera, ni ukuri. Aho Yesu ageze ari imisozi asiga bihinduye ibibaya. Aho Yesu ageze urengana asiga guhaye ibyawe na gakondo yawe akakurenganura. Bivuze ngo tugire kwizera, tugire guhamya. Yego. Alfonsi, turasoje. Yego. Turasoje, ugiye gutanga nimero yawe. Wifuza ko wamusengera, Imana yagukora ku maso ukamubwira itariki. Yego. Yibye bigiye bizasohorera rwose yaguhamagara. 072 63 53 53 675 079 59 50
ko nzibagiwe 079 63 81 277. Yego. Nizo rwose. Iba kuri WhatsApp ni iyihe? Ni iya mbere ya Tigo. Yego. Reka dusoze n'isengesho. Turagushimye mwami Imana, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Aho abandi bari baraye bararoba ntacyo bafashe, ariko warabigezemo barafata mu izina rya Yesu. Hari abadukurikirana n'abaduteza amatwi gufata byaranze, hari byinshi bifuzaga ariko ntibabibona. Reka wongere utange ikimenyetso cy'ibyiza, reka wongere utwambike imbaraga zo kujugunya urushundura mu izina rya Yesu. Iyo ujugunya urushundura urubyaro urarubona, wajugunya urushundura uburwayi bugakira, wajugunya urushundura bari muri gereza bakavamo, wajugunya urushundura ubukene bukavaho, wajugunya urushundura akazu kakabona. Turategetse ngo twambike imbaraga zo kujugunya urushundura mu izina rya Yesu. Komeza uganze ubare natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.